Ongera uzunguze direde turebe cyangwa uri umukobwa. Oya. Ariko nabyo birakora wa muntu ngo by'a amafaranga. Niyo bigira amafaranga nyine abo bitunze bizabatunge. Ariko genda isimeoto. Ibyo gusa birahagije. Nabonye ukinana na ba Rizzo bijana ba Tereza hamwe witwa Madirede. Hari ahantu wakinye wambaye nk'abakobwa witwaga Nitwaga bagize Maclean. Nitwaga Maclean. Maclean. Kuki utitswe Marikerere? Oya, Maclean niyo yaragombaga kwitwa. Mu Kinyarwanda bisobanuye iki? Ntabwo nzi icyo bisobanuye ariko ndarikunda. Impamvu niswe Maclean muri ya filime nakinnye ndi umukobwa. Nuko hari umukobwa witwaga Iribagiza Maclean twiganye muri kaminuza. Ubwo mise byumva ni crush wawe. Oya ntabwo ari crush wanjye. Kubera icyo umunyabyaha nkanjye ntabwo yamuhemba umukobwa mwiza nk'uwo. Ariko icyo navuga nuko Iribagiza Maclean. Ariko se ko ndi kuvuga izina. Muvuga nyine wo muri Uganda. Okay, no mu Rwanda. No mu Rwanda. Okay, reka mvuge no mu Rwanda ntabwo ari ukumuvuga ibintu bibisi ngiye kumwicira izina. Ni umukobwa nyine yaritondaga. Okay. Yagiraga discipline. Umuntu wese afite uburenganzira ku bintu byanjye. Ni napfa. Wabinyandikishije hose kushaka. Ndita kuyikwandikisha yikize. N'amafaranga mfite kuri konte nta muntu uzi password yayo. Nese tubivugana. Nyine menye password. Ngewe nimpa umuntu wese uzagera ku mafaranga yanjye azayatware. Ibyo bizabihagije. Basi si yafiteho. Yego. Turaza kubicuta. Yafiteho. Nese ubaye inshuti n'umuntu ntabwo wamubwira password yawe yakora. Nge nta nshuti ngira. Yes. Nese ubayeho. Inshuti ngira niba uniyita inshuti yanjye uribeshya cyane. Uri umuvandimwe wanjye uri mushiki wanjye. Icyo kirahagije. Ubayeho utese. Mbayeho erega nta nshuti ziba urukundo rwarakonje. Uri seriye. Nese urankunda. Kubera iki ntabwo ukunda utankunda. Dufata urugero. Uzi ko ushobora kubyarana n'umugore abana 1 2 4 5 6 7 8 9 10 mudakundana. Hama se mubanye gute? Mubanye nyine nk'abantu bari kurera abana. Nese wagize ngo abantu benshi barakundana. Nyine muba muhujwe nuko mwabyaranye tu. Oya. Hello my people, turabasuhuje. Hariya muri kuhabona Simo gira dread neza bakureba. Muri kumbona. Seka turebe. Subura setse. Ndasetse ni concept. Ntabwo ujye kwengwenuka ngo hahaha. Oya, nimishobora ndagerageza. Muri kumwe na Marie Grace Mutiyashimana. Hadi wayitwa. Nge nitwa Nshimiyimana Simo. Umeze neza? Ese ngo ndashima Imana nta kibazo. Wanyoye amata. Aha namwe amata. Igikoma sina kimwe usibye ko namwe agacyayi. Niko ukunda. Nuko ariko kare gahari. Cyangwa ukunda alcohol. Oya ntabwo njya mu inzoga ngiye. Hano umuntu w'umugabo. Nge ndikunda umugabo se. Nge ndikunda umugabo. Uri iki? Babwira abadukurikiye nyine uri iki? Ndi Simo ntabwo ndi umugabo rwose. Ongera uzunguze direde turebe cyangwa uri umukobwa. Oya. Ariko nabyo birakora wa muntu ngo by'a amafaranga. Niyo bigira amafaranga nyine abo bitunze bizabatunge. Ariko genda isimeoto. Ibyo gusa birahagije. Okay. Simo nyine nifuje kuganira nawe. Nanjye ndabasubiza ibyo mumbaza byose rwose nta kibazo mfite ibisubizo byombi. Gusa nongeye kwihaniza abagabo bahoza abagore ku nkeke. Nongeye kwihaniza abagabo bumva ko imitungo y'urugo ari iyabo. Abagabo benshi bakunda banga ikintu cyanjye. Nyine ubundi ngo biravuga. Inzu ni y'umugabo iki ariko udusane n'udukombe n'ibyo by'abagore. Ubwo n'ubujiji. Ariko ndibaza niba inzu ari y'umugabo n'ibisane amasane n'ukombe akaba ari by'abagore intebe zo mu nzu ziba ari izande na matera. Nizabana nisa. Biriya n'ubujiji nta muntu ugira ikintu cye buryo wabanye n'umugore mu kubakana urugo. Mwarangiza mukabyarana abana muri kintu cyose ukoze burya kibari iki. Kibari iki? Kibari icyanyu bibari ibyanyu nyine. Bufiteho 50%. Na 50%. Umugore afite 100% n'umugabo afite 100%. Nese ujye kumbwira ko none ari 200%. Nyine 100 ry'umugabo barongera bakarihundura nta buriya iyo butabiba ngo 50-50.
uri gufata imitungo w'urugo ukayigabanya ariko mu by'ukuri byaba byiza bibaye iby'abana kuruta uko byaye umugabo. Neza ndi gutuba warabyaye ufite abana 1 2 3 4 warangiza ugakomeza kuvuga ngo ngiye ngo inzu yanjye ngo salade. asa abo bana baba barayikubakiye ariko simbe kankubaza babuze ukuntu kubaka bivuna. Iyo wabyaye mw'abantu uba wicunguye. Umwana aba agomba kujya kwiyubakiriye. None se reka nkubaza ikibazo. Ubu ngubu uba mu nzu iwanyu. Uba mu nzu iwanyu. Ubu uzategereza ngo nzajya gufata inzu ngo kwa data ngo na mama urananirwa gutangira gushaka. Si ngombwa. Anyway, wenda nshobora kuba ntafite umuryango ariko iyo tuvuze iki kintu tuba tugira ngo duhwiture abantu tunatanga umusanzu wacu kuri sosiyete nyarwanda. By'umwihariko mu muryango nyarwanda mu by'ukuri nta muntu ugira ikintu iyo ufite umwana nuramuka ubyaye umwana uzamenye ngo buri kantu kose uzakora nakuwo mwana. Ubu n'imyenda yanjye n'umwana wanjye uramutse upfuye niwe wagiye se yamba. Yego ubu ndamutse mpfuye mfite umuntu runaka unzi. Ese sime ugira umwana? Ndamufite. Nabyaye muri batisimu. Apu ndamufite nabyaye muri batisimu. Nase ubwo mwana upfuye nawe yakugiraho uburenganzira ko mubyaye muri batisimu. Nge ndamutse mpfuye umuntu wese afite uburenganzira ku bintu byanjye. Ni napfa wabinyandikishije hose kushaka ndita kubikwandikisha hikize n'amafaranga mfite kuri konte nta muntu uzi password yayo. Nese tubivugana nyine menye password. Ngewe nimpa umuntu wese uzagera ku mafaranga yanjye azayatware. Ibyo bizabihagije. Basi se yafiteho. Yego. Turaza kubicuti. Yafiteho. Nese ubaye inshuti n'umuntu ntago wamubwira password yawe yakonje. Nge nta nshuti ngira. Yes. Nese ubaye mu nshuti ngira. Niba uniyita inshuti yanjye uribeshya cyane. Uri umuvandimwe wanjye uri mushiki wanjye icyo kirahagije. Ubaye hutese. Mbaye erega nta nshuti ziba urukundo rwarakonje. Uri seriye. Nese urankunda? Kuba iki ntabwo ukunda utankunda. Nyine Bibiliya iravuga ngo mukunda abanzi banyu. Ngiye ndi kukibariza ikibazo. Urankunda cyangwa uranyanga? Cyane. Niba unkunda rero ngwino umpobere mu kiganiro unansome ku gahanga abantu babibone ko dukundana. Umva Banguka dore nategereje. Oya. Rero Yesu Kristo. Nese ikimenyetso cyo gukundana no kugusoma ku gahanga. Ni urugero nyine. Nukwenda mu muco wacu gusomana bite. Ubundi muco wacu gusomana ntibyemewe. Ariko ikunda umuntu uramuhobera. Uretse nkubwire. Hari n'igihe naza nkagusoma cyangwa guhobera uko ubishaka. Ariko ntagukunda. Icyo kintu warukize. Na Yesu Kristo yaramusomye ari kumugambanira. Hakaba n'umuntu utajya uguhobera ntanakwerekere reaction z'urukundo ariko agukunda. Nabyo bijya bibaho. Gusa nyine tuba dukwiye kurangwa n'ubudahemuka no kwicisha bugufi nibyo byonyine bituma umuntu atera imbere. None se karame ni ryari umenya yuko umuntu agukunda? Gukunda bise. Oya je simba nyine kumenya ko umuntu ankunda rwose. Wankunda utangu sinkeneye kubimenya. Niba unkunda it's up to you. Ni byiza rwose niba umuntu ankunda. Ntabwo nabuza kunkunda. Ariko rwose sinkeneye kumenya ko abantu bankunda. Kuva aho urakundana n'umuntu mudahuje igitsina. Umuntu tudahuje igitsina. Turakundana. Dufite abantu ntabwo rega sinzi urukundo. Ndetse uba wumva bimeze. Yewe sintabwo ndi gusobanukirwa urukundo mama muri kuvuga. Urukundo nyine uretse nkubwire. Apana kuba muri inshuti zisanzwe. Mugakundana ku rwego mushaka no guhezinga sex. Gukora bivuga mu Kinyarwanda. Aya. Gukundana n'umuntu kuryo twakora imibonano mpuzabitsina. Kuki se tutakora imibonano mpuzabitsina tudakundana? Imibonano mpuzabitsina dushobora kuyikora tudakundana. Kandi ari ikimenyetso cy'urukundo. Oya ntabwo imibonano mpuzabitsina ari ikimenyetso cy'urukundo. Ahubwo ni ikimenyetso cy'umubano mwiza. Kandi umubano mwiza ntabwo uvuze urukundo. Ushobora kubana none se uzurika dufata urugero. Uzi ko ushobora kubyarana n'umugore abana 1 2 4 5 6 7 8 9 10 mudakundana. Hama se mubanye gute? Mubanye nyine nk'abantu bari kurera abana. Nese wagize ngo abantu barakundana. Nyine muba muhujwe nuko mwabyaranye tu. Oya. Muba muhujwe nuko muri kurera abana. Ibyo gusa. Bibaho rwose. Nese sibi. Karame. Ubu ngubu nyine risingo cyane gushaka no kuzabava mu busingo ushaka kuguma gutya. Egaje ntabwo ndagira ubushobozi bwo kuba nashinga urugo. Nese gushinga urugo bisaba ubuhe bushobozi? Fata inshingano zo kurera abana ukabarihira amashuri. Umwana ariko ibyo ni ibyo mwishyizemo wana ukabyara bushoboye kurera umwe. I'm sorry.
hari igihe uba waravukiye mu buzima bubi sibyo ufite imibereho mibi ufite ibibazo by'ubuzima ufite umuryango mubi cyangwa se nta kintu wabigiraho bigatuma uvuga ati ese ndamutse nzanye abandi bantu muri ubu buzima mbayemo bikarangira bayeho nk'uko mbayeho ntabwo byaba biteye agahinda so bigatuma rero umuntu abasha kubanza gutuza kugira ngo hacemo igihe runaka. Hari ikintu numvise ushatse kuvuga ko ubayeho nabi? Oya ntabwo mbayeho nabi. Nese umwana wabayeho nk'uko ubayeho byagutwara iki? Niba hari umuntu wifuza ko byaba byiza nuko nzi ko atabishobora aramutse abayeho nk'uko mbayeho ntabwo yabishobora ariko aramutse abishoboye niwe muntu waba ugiye kubaho neza ku isi ya rurema yaba agiye kubaho nka papa we aho kubera ko atabishobora nyine ntabwo navuga ngo babayeho neza mumbabarire nyuma y'iminota 10 ndagenda. Ikiganiro cyanyu nyuma y'iminota 12 mu nsezere nigendere rwose. Ngaho sura abafana bawe ubundi wigendera iminota 10 yageze. Ariko nyine nabonye uretse gato mubazi ntabwo iragera harabura ibiri. Nabonye ukinana na ba Rizzo bijana ba Tereza hamwe witwa Madirede hari ahantu wakinye wambaye nk'abakobwa witwaga nitwaga bagize Maclean nitwaga Maclean kucyo titswe Marikirere. Oya Maclean niyo nagombaga kwitwa mu kinyarwanda bisobanuye iki? Ntabwo nzi icyo bisobanuye ariko ndarikunda. Impamvu niswe Maclean muri ya filime nakinnye ndi umukobwa nuko hari umukobwa witwaga Iribagiza Maclean twiganye muri kaminuza. Ubwo mise byumva ni crush wawe sibyo? Oya ntabwo ari crush wanjye kubera icyo umunyabyaha nkanjye ntabwo yamuhemba umukobwa mwiza nk'uwo. Ariko icyo navuga nuko Iribagiza Maclean ariko se ko ndi kuvuga izina muvuga nyine wo muri Uganda no mu Rwanda reka mvuge no mu Rwanda ntabwo ari ukumuvuga ibintu bibi singiye kumwicira izina ni umukobwa nyine yaritondaga yagiraga discipline kuva twamenyana kuva namusanga muri kaminuza nabonye abakobwa benshi bahinduka umunsi akakwereka ko ari mwiza akaza akakwihishamo arashaka kumwigisha arashaka kumusobanurira ashaka kurya udufaranga twawe bikarangira nyine bizambye yamara kurya udufaranga twawe akiruka. Ariko uwo mwana we rero yari imfura n'uyu munsi kandi aracyari imfura kw'Imana aracyitonda Iribagiza Maclean. Bye rero mwari kumwe na Marie Grace Mukeshimana. Thank you mwakoze kuntumira. Twari kumwe na Nshimiyimana Simewa. Yego.